hari ibyo abapiyoniya bishimiye kuruta ibindi. Mu gihe Dr. Nicolas Kokkalis yagaragaye kuri stage muri iyi nama, stage nini ku isi, abapiyoniya benshi ahanini bishimiye icyo kintu, kuba Dr. Nicolas Kokkalis nk'umwe muri founders ba Pi Network ahagaraze kuri stage nini ku isi. Ibi narabivuze ko iyi conference cyangwa se inama ya consensus niyo nini mu byerekeye na blockchain, mu byerekeye na crypto, mu byerekeye na AI ndetse na web3. Iyi niyo nama nini ku isi, ni byiza cyane. Abapiyoniya bishimiye kubona Pi iri kuvugirwa hamwe n'indi mishinga minini ya crypto. Iki kintu mucyumve neza, kubona Pi nayo ibonye stage, abashoramari banini cyane mu byerekeye na crypto bahari, bari kuvuga imishinga ikomeye ya crypto na Pi ikavugwa, ni ibintu byo kwishimirwa cyane. Abapiyoniya kandi bishimira kubona AI, kubona blockchain, kubona identity biri guhuzwa na Pi. Ni ukuvuga ngo ibi ni nabyo tugiye kurambura neza abantu mukaza kubyumva. Uyu mugabo Dr. Nicolas Kokkalis mu gihe yafashe ari kuri iriya stage, abantu babaye convinced, abantu babyumvise bariyumvira, ahubwo batangira kubona ko uyu mushinga ari wo isi yari ikeneye. Internet muri rusange babona ko uyu mushinga ari wo bari bakeneye. Niba rero uri umupiyoniya, ndagusaba gufata gatebe ukakicaza ahantu hatakubangamiye, ahantu wicara utuje ukanyumva neza cyane, ukumva ibi bintu uvuze. Ni kuri YABISO TV show, ni YABISO wanyu wa Nsorosa Mukondo wa Semembe umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka evangelire araje mvana ivata mu kanwa, bityo mubyumvise mumaze no kubibona, mukomeza kumva ibyo mvuga murabyemera. Nkabikunda cyane rero, ariho handi mbashimira mbifuriza kugira Imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Mwe mwamaze gukanda subscribe muri abingenzi cyane, namwe mutarakanda muracyari gufatwa nk'abavumbyi kandi si byiza mu by'ukuri. Nabahaye karibu hano, muba mugomba kuza mukisanga, mukaba basangwa, mukaba bamwe mu muryango mugari wa YABISO TV show. Niyo mpamvu mba ngusaba gukanda subscribe tugakomeza n'ibiganiro biba bikurikira hano kuri Pi Network, faranga koranabuhanga ariko ryubakiye kuri blockchain. Aha rero uyu mugabo Dr. Nicolas Kokkalis, itariki eshanu, esheshatu, itariki 7 ari nabwo inama yashoje, yafashe umwanya kuri stage asobanura cyane, abazwa ati mbese mutandukanya mute fake account zuzuye kuri internet, mwebwe mu provinga gute ko abantu mufite ari abanyabo? Donc tugiye kubyinjiramo muragenda musobanukirwa. Ariko Dr. Nicolas Kokkalis akaba ari ibintu yagiye avuga, ari nabyo bintu nshaka ko abapiyoniya namwe murajya mubera amaso. Reka twihute tureke kujya mu bintu byinshi cyane. Dr. Nicolas Kokkalis yatangiye ari kuvuga ati AI iri gutuma internet yuzura bots. Icyo twita bots ni nk'ama robots cyangwa se abantu batari abanyabo, ni ibintu bijya kumera nk'amarobo. Ati AI iri gutuma internet yuzura bots n'abantu mpimbano. Ni ukuvuga ngo AI ni artificial intelligence, ubwenge buhimbano, ubuhanga buhimbano. So yasobanuye ko AI igezweho. Ni ukuvuga ngo AI igezweho, ibyo turabizi neza. Atariko ishobora gukora fake accounts, ishobora gukora konte z'abantu batari abanyabo, igakora fake profile, igashiraho nyine ishusho y'umuntu itariyo, kavati y'umuntu atuye ha bimeze gutya, igatanga address zitarizo. Ati no kuganira nk'umuntu nyakuri, AI ifite n'ubwo bushobozi bwo kuganira n'umuntu nyakuri. Ibi ngibi murabizi neza ko araba byifashisha mu butubuzi. Abantu bakarikodinga amajwi yawe, umuntu akaba yaguhamagara kuri WhatsApp ukabona ni ya nshuti yawe yarafashe isura akayihisha inyuma. Ibi byo muragenda mubimenya, muri ahantu havugirwa byinshi byiza. Ati ibi rero bivuze ko internet iri kugenda itakaza trust. Nimvuga trust wumve cya cyizere. Ati internet iri kugenda itakaza icyizere. Ati kuko bigoye kumenya umuntu wa nyawe.
ibyo yavuze nibyo koko. Internet biragoye kumenya ninde wa nyawe, ari naho abantu bagiye batinyira ibintu by'ama cryptocurrency. Akomeza avuga ati icyitwa proof of humanity kigomba kuba ingenzi cyane, kugaragaza ko umuntu ari uwa nyawe. Ese izi account ni iz'abantu ba nyawe. Dr. Nicolas Kokkalis yavuze ko mu gihe AI cyangwa se muri iki gihe cya AI, artificial intelligence yakwirakwiye ahantu hose, ati platform za crypto, marketplace hacururizwa ama crypto, social media kuri izi mbuga, ku ma YouTube n'ahandi hose, ndetse na AI apps n'ama application akoresha AI, ati ibi bizakenera uburyo bwo kwemeza ko ukoresha app ari umuntu nyakuri. Ni ukuvuga ngo izi platform zose, ama social media yose azakenera uburyo bwo kwemeza ko abakoresha izo application ari abantu nyakuri. Ati ibi nibyo Dr. Nicolas Kokkalis yise proof of humanity, kugaragaza ko umuntu ari uwa nyawe koko. Ibi ngibi murabizi cyane. Yakomeje avuga ati ntibikenewe ko umuntu atanga amakuru ye yose. Ntabwo bikenewe ko umuntu ushobora gufata amakuru ye yose ukayatanga, kuko murabizi nko muri Pi network abantu mwagiye mukora KYC, mwashizemo indangamuntu, mushiramo iki, amasura yanyu, like umwirondoro wanyu wose uriyo. Ati iki nicyo gice abapionera cyangwa se abari bikurikiye inama n'abari basanzwe muri umushinga, kuko abawumazemo igihe murabizi, iki nicyo gice cyashimishije benshi mu bari bakurikiye inama cyangwa se abari basanzwe muri umushinga. Cyabashimishije mu buhe buryo rero? Nicolas Kokkalis yavuze ko hari igihe biba ngombwa kumenya identity yose y'umuntu. Nko muri banki murabizi neza, kugira ngo uba ufitemo konti nuko baba bagufite, baba bakuzi, bafite umwirondoro wawe wa nyawo. Dr. Nicolas Kokkalis yavuze ati ariko hari n'igihe app ikenera gusa kumenya ko umuntu, donc human atari robot, umuntu nyine ni umuntu, atari bots, atari amarobo cyangwa atari umuntu mpimbano. Ni ukuvuga ko ushobora kwemeza nk'umuntu nyawe ariko amakuru ye ntashyirwe hanze. Ibi ari byo byagiye bikorwa KYC. Mu by'ukuri ntabwo nubwo twakoze ama KYC abantu bakajya bagira ubwoba ngo imyirondoro yacu ishobora kuzakoreshwa ibintu bigize, ariko mu byo iri koranabuhanga rya Pi network ryubakiye kuri blockchain yayo, nta na hamwe hariko bashobora ku-expose amakuru yawe ngo bayatange mu bundi buryo, donc bagushyire hanze. Nta bihari. Bivuze ngo muri uyu mushinga harimo no kuba bagira ibibanga uwurimo cyangwa se uwukoresha. Yakomeje kwerekana ko Pi network yamaze gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo, aho bafite aho Pi network, ubwo turishyiramo nk'abapionera, ati dufite KYC nini ku isi, aho benshi bamaze kwemezwa. Murabizi ko Pi network imaze kugira KYC, uyu munsi noze nongera kutera akajisho, nabonye ari muri miliyoni 18,800 kuzamura. 18,800 kuzamura z'abantu bamaze gukora KYC bakemezwa. Ati dufite umubare munini w'abakoresha w'abantu baba muri uyu mushinga. Ibi ngibi murabizi neza. Ati Pi irashaka gufasha application zo mu gihe cya AI. Pi ntize kuba ya coin gusa, oya. Atabwo twe turashaka gufasha application nyinshi zo muri iki gihe cya AI. Yavuze ko mu gihe cya AI app nyinshi zizakenera abantu nyakuri, kandi Pi network ishobora kuba identity layer. Ni kuva identity layer ni nko kuvuga ngo ishobora kuba imwe mu muyoboro abantu bashobora kunyuriraho, n'akayira keza abantu banyuriraho bakamenya neza ko cyangwa se icyo twita human verification infrastructure. Pi network yo igiye kuba human verification infrastructure, donc igiye kuba cya gikorwa remezo, igiye kuba hahandi ushobora kumenyera ko ibi bintu ari ibyanya. Bivuze ngo application nyinshi zishobora kwifashisha Pi network mu kugenzura no kumenya neza ko abantu bakoresha application runaka ari abantu banyabo. Mu yandi magambo,
payi ntabwo igishaka kuba coin gusa, ahubwo irashaka kuba uburyo bwo kwemeza abantu nyakuri kuri internet. Umva uru rwego Pi Network yatangiye kwataka. Nukuvuga ngo Pi Network igiye kuba noneho kimwe mu bikenewe bizakenerwa n'izindi application, zizakenerwa n'indi mishinga kugira ngo babashe kumenya ngo ese abantu banyabo dufite abantu banyabo cyane cyane muri iki gihe cya AI. So nka Pi Network yipanze akazi ko kuba ifite KYC nini ku isi, ifite community nini ku isi, ahangaha imishinga yose izayikenera. Kuyikenera kose rero ni kwa gutrendinga k'uyu mushinga ukamamara, abawurimo namwe mukamamara, abawurimo mukinjiza ifaranga ritubutse. Uyu Dr. Nicolas Kokkalis yagiye avuga byinshi mba ndi kugenda mbanyuriramo nk'umusesenguzi ukomeye. Hari ibyo abantu bishimiye cyane kuruta ibindi. Abapiyone hari ibyo bakunze, bari mu nama hari ibyo bakunze kuruta ibindi. Icyambere kimwe hano ni ku ruhande rw'abapiyone bishimiye kubona uyu mutware, uyu mupapa, uyu mubosi wa Pi Network, uyu muhungu Imana yazaniye abapiyoniya Dr. Nicolas Kokkalis ari kuri stage nini cyane ku isi. Nabibabwiye iyi stage niyo stage nini cyangwa se niyo nama nini, iyi consensus niyo nama nini mu byerekeye na crypto, mu byerekeye na web free, mu byerekeye na AI. Iyi niyo nama nini kugera ubu rero, ni nacyo kiri gutuma imbuga nkoranyambaga nyinshi donc ibitangazamakuru biri kuvuga Pi Network. Bamaze kubona nyiri umushinga abivugaho, abikomozaho, byamaze gutuma abantu benshi babakonvenke bagakunda uyu mushinga. Niyo mpamvu ngewe kugera ubu niteze ibya nyuma y'iyi nama, niteze ibya nyuma y'iyi nama kuruta ibyo kuvuga ngo mbere habaye iki. Ikindi abantu bakunze cyane muri abangaba bari bitabira inama, ati kubona Pi iri kuvugirwa hamwe n'indi mishinga minini ya crypto ni ikintu kirenze. Bivuze ngo Pi Network nayo n'undi mushinga munini ukomeye. Abantu hano bishimiye kandi kubona AI, artificial intelligence, ubwenge buhimbano, blockchain, iri koranabuhanga rya blockchain, identity igerekeye n'umwirondoro, kumenya umuntu nyakuri, kumenya ninde uyu nguyu, biri guhuzwa na Pi. Ni ukuvuga ngo Pi Network igiye gukenerwa mu guhuza, mu kumenya muri iki gihe cya AI. Internet yibasiwe cyane n'icyo twita bots n'abantu mpimbano. Turakenera rero kugira ngo tuzamenye ngo ese aba bantu turi kudiringa nabo ni abanyabo, kuko kugera ubu kubera ikintu cya AI dushobora kuzabona amasikamu menshi, abantu bakaba scammed ku buryo buteye ubwoba. Niyo mpamvu muzakenera kwirinda application nyinshi no kugira ngo zizagarure trust y'abantu, nuko nazo zizakenera nibuze kugenda zibigira uburyo bwo kumenya cyangwa se bwo kwemeza ko abantu ari abanyabo bari gukoresha cyangwa se bakoresha application. Ahantu naho kwitonderwa cyane, ahantu mugomba kwitondera, kuko niho ubonera umuteguro wa Dr. Nicolas Kokkalis. Kumva ibya AI na blockchain na identity biri guhuzwa na Pi. Ahangaha niho abantu bajya bakunda gushinja Pi Network ko ifite donc iri mu maboko ya Amerika iri gutegura neza ko nibuze muri iki gihe AI yamaze gukwirakwira ahantu hose, aba batipe bategura ibintu bazana n'ibindi. Bari babizi neza ko mu gihe cya AI ari uguhimba, n'uguhimba ibintu byinshi, ama account, ibiki byose. Noneho bakazana uburyo uyu mushinga wa Pi Network wo wazanye ibyerekeye na KYC, aho abantu nibuze bafite abantu banyabo. Ibyo twarabibonye ko bamaze n'iminsi bari kugenda bagenzura neza ama account yamaze gusinzira, abakiri active, abakigize gute. Ibyo byose twagiye tubivuga mu biganiro byabanje. So uyu mushinga wo rero ukabona ko umuteguro wawo bawize kera. Baravuze bati muri iki gihe cya AI izatambagira igere ku rwego internet izaba yuzuye abantu batari abanyabo. Abantu nibayiburira trust bazaba bakeneye nihe hantu dushobora kujya bashobora kutwereka ko nyine ibi bintu ari ibyanyabyo turi kubona. Ni kuri aba bantu bonyine bazaba bafite KYC. Ubwo ni ya community ya Pi Network niho haha n'abashoramari bazakenera abantu banyabo. Abo bantu banyabo bazabakura he?
bazabakura mu mushinga wa Pi Network kuko aribo bazaba bafite umubare munini w'abantu banyabo bakoze KYC bakemezwa. Ibi murabizi neza mu gukora KYC udashyizemo isura yawe ntibikunda. So rero aha hantu muba mugomba kuzamura IQ mukamenya ngo ese mu minsi iri imbere, ese mu byumweru biri imbere, ese mu kwezi kuri imbere, ese mu myaka iri imbere Pi Network izabihagaze ite? Izabihagaze kuri rwa rwego abantu bose ku isi bazayifashisha, ari abafite amakoini yabo, ari abadafite amakoini bashaka gusa kuyigira ya identity layer cyangwa se ya identity verification infrastructure. Bakavuga bati nibuze mwe mufite abantu banya ureka tunyure yaho dukoresha iyo community yanyu mufite. So Pi Network iri kugenda ifatwa nk'umushinga ukomeye ku isi. Reka ibyo bintu mbivuge muri abo magambo, ni nako bimeze. Pi Network ntabwo ikiri wa mushinga woroshye, ahubwo iri gufatwa nk'umushinga munini ku isi. Mu magambo make rero, mu gihe AI iri gukora bots nyinshi, mu gihe AI iri gukora abantu mpimbano benshi, internet izakenera uburyo bwo kwemeza abantu nyakuri. Pi Network iri kubaka icyo gisubizo hifashishijwe KYC, hifashishijwe blockchain ndetse na community bafite. Iki ni igihamya cy'uko iyi Pi Network igomba kuzazamura urwego rwayo byanga byakunda. Bapioneer rero, bapioneer uyu mushinga wawinjiyemo atari njye ukwinjijemo. Ugize amahirwe urambona ntangira kukubwira inkuru, nagiye nkemera nkurira mu madirisha nkajya mu maparafo hejuru yaho Dr. Nicolas Kokkalis yicaye, nkamenya ibyo ari kuvuga, nkaza nkabikubwira mbere. Bimwe mu byo mba navuze nawe akabyishyira ku mugaragaro namaze kubibabwira. Ubushize nabibabwiye mu kiganiro cyabanje aho nari ndi kubabwira ko leta ziri guhangayikishwa na crypto kandi zidafite uburyo bwiza bwizewe bwo gukontorora izo crypto. Nkababwira ati bagiye gushyira amategeko azatuma azagenga imikoreshereze ya crypto. Nta kwezi gushize, ni mu byumweru bike cyane, ibiganiro byabanje muraza kubibona aho nababwiye ngo leta zahagurukiye ama cryptocurrency. Uraza kubibona aho aka kanya leta y'igihugu cy'u Rwanda, umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko bamaze gutora itegeko ryemejwe, habuze n'umwe kumwe bavanga amajwi yo ni imfabusa, abantu bose baritoye 100%, ryemeza cryptocurrency. Bivuze ngo cryptocurrency mu Rwanda yamaze kwemerwa. Igisigaye ari ugushyiraho itegeko rizagenga imikoreshereze yayo. So ibi bintu rero mbabwira ni mukurura n'ahahise ahashize muri 2000 kuzamura cyangwa mugahera muri za 90 niba ari abantu bakuru mudukurikiye, ntabwo ikoranabuhanga ryari riri ku rwego aka kanya tugezeho. Hari aho byari biri, ubu birimo birahinduka. None nta nubwo bikiri guhinduka ku muvuduko muto muto, ni ku muvuduko uteye ubwoba. Reka mbivuge muri ubwo buryo, ku muvuduko uri hejuru cyane, ku buryo umuntu urangaye gake asigara. Aho isi iri kugana rero ni ho tuzagera tukagira icyo twita ifaranga koranabuhanga, rya faranga rizazenguruka isi bitagusabye gukomeza urivunjisha. Iryo faranga rero ni crypto. Iryo faranga ni nk'iyi Pi ufite. Iryo faranga ni izo Pi wa minings. Ariko kugera ubu nta nubwo uzi ibyo ufite agaciro bihagaze. Wora cyari kubifata nk'ibintu biraho. Abantu bamwe bazamenya Pi Network ku mininga Pi Network bitakiri kwemera. Impamvu uvuga ko bizaba bitakiri kwemera, niba ushobora kuzafata imyaka 5 uri ku mininga Pi Network ukabona nibuze Pi ibice 0.0001 umaze imyaka 5 mininga, urambwira ko kuyibona bizagenda gute? Aka kanya Bitcoin kuyibona uyimayininze biragusaba wa muriro mwinshi nk'uwo bakeberuka Teddy bavugaga kuri RBA, ibyo bavugaga kuri televiziyo y'igihugu.
bavugaga ko kumayininga ama cryptocurrency bitwara umuriro, ariko kugira aka kanya Dr Nicolas Kokkalis yaracengeye abihuza no kubimayiningira kuri telefone, nta muriro bigutwara, nta data ziteye ubwoba, nta storage nini zitwara telefone yawe, kubishyiramo gusa. Ariko Bitcoin siko bimeze, kuko Bitcoin yakozwe mbere, ikora hataraza ku iyi tekinike yo kuba bayishyira kuri telefone. Kugira ngo Bitcoin iramayiningwa n'amakampani akomeye yabiherewe uburenganzira, bafite amashanyarazi ari ku rwego rwo hejuru. So Pi Network rero narakubwiye ngo izi na avantages zikomeye cyane. This is advantages, big advantages kuba pioneer. Mwabonye Pi ku buntu, ntabwo ibi bintu bizigera byongera kubaho. Mwasibonye ku buntu, ariko mushobora kureba nabi mukazazitakaza mutazi uburyo zigiye, kubera kubyita ibintu bidashinga, kubera kutabiha agaciro. Niyo mpamvu rero ahari Imana iba yaragiremo abantu nkatwe tuza tukababwira ngo mwidohoka, umushinga wa Pi Network uracyahari, umushinga wa Pi Network uracyakomeje. Igihe icyo ari cyo cyose ahari ushobora gupfa, ariko ukaba warabyeretse umwana wawe ukamubwira izi boro narazimayininze, uzacungane nazo, uzamenye uko bizagenda. Passphrase ukereka umwana wawe aho wazitsimbye, passphrase ukereka madamu wawe aho wazitsimbye, madamu wakereka umugabo we aho yazitsimbye, ukabwira ati niyo naba ntahari uzamenye ko hari ubutunzi dufite hano kuri telefone. Ibi bintu mugomba kubyumva. Tugomba kuva mu gihe cyahashize tukamenya ko ikora. Ibyo murabizi. Nta muntu n'umwe ufite telefone smartphone ujye ugerageza gukora ubushakashatsi utarakoresha AI, nta bihari. Ibintu byose kwari ukugugoringa, abantu bakajya kuri Google bakabaza. Aka kanya haje ma AI applications, urayikubita ikibazo niyo wayivanga gute irabikubwira byose. Ndetse kugera ubu bamwe mu bari kwiga bimwe na bimwe cyangwa systeme tuvuge nk'ibi bya coding, ushobora kuba ufite nosiyo aho kugira ukomeze uje kwicara imbere ya mwarimu, ahubwo ukajya gufata telefone cyangwa imashini ugakoresha AI ikakwigisha, ukaba n'umuhanga kuruta uwagiye kwicara imbere ya mwarimu, kuko AI ifite ubumenyi bwinshi kurusha mwarimu. Yego AI yakozwe n'abantu, ariko ku muntu uzi gukoresha AI ibitse byinshi umwarimu atashobora kubika. Ibi mugomba kubyumva, ibi mugomba kumenya isi tugezemo. Barakubwira ngo haje indangamuntu koranabuhanga. Irandangamuntu koranabuhanga biroroshye cyane kuba tuzajya kubona tubone byahujwe neza n'amafaranga koranabuhanga, ku buryo urajya uba ufite konte yawe. Ariko se icyo mutabona ni iki? Icyo mutabona ni iki? Nta kidahari na kimwe, ahubwo nuko twebwe dutinda kwemera no kumva. So ikiba gihari rero kugera ubu nuko abantu dukwiye kwiga tukamenya imikoreshereze y'izi cryptocurrency, tukamenya ese twakirinda gute, kuko ubyerekeye n'ubujura byo ni byinshi birakabije mu makripto, ariko turabyirinda gute, turakora iki? Nubwo buryo tugomba kumenya, nibyo bintu tugomba kwitaho kuruta kwita cyane mu kuvuga ngo reka ngo ibi ngibi ni ibicupuri, reka ibi ntibizakora, reka ibi ntacyo bivuze. Wowe ugipinga ibyo ugerageza ujye kuri internet ubaze ngo Bitcoin ihagaze amadolari angahe. Ni ibyanya byo birazwa, abafite Bitcoin bafite amamiliyoni. Ntabwo ari ibintu by'amagambo. Natwe turavuga Bitcoin tugatitira, ururimi rugashaka gucikamo cyangwa kwigobwa. Uyu mushinga wa Pi Network rero ntabwo byaba ari byiza nawe uzagera ku rwego tuvuga dufite ubwoba, abantu bakavuga bafite ubwoba kandi twarabimenye bikiza. Nta kintu kimbabaza na kimwe nk'ukuntu nange ibi bintu nabimenye nyiza ariko ngatinda no kubikora. Nk'umuntu wari ufite amakuru bayampaye byoroshye, ariko bya bindi byo kuvata ibi bintu se bizatwika bizagenda ryari. Rero niba ugifite nawe iyo mind ndakubwira ko waba uri kurangara. Ba bantu tuziranye mufite Pi ibihumbi n'ibihumbi, mubika izo ni boro, mufite imari ya danger, mufite imari ya fresh sana, mufite umutungo, mufite asset.
icyiza gihari ni uko mu gihe cyose crypto aho zemewe hose ushobora gutwara iyo wallet address yawe, ntabwo bigusaba kuvunjisha ibindi bintu, kandi niyo byabigusaba uzagera muri icyo gihugu bayivunje uko izaba ihagaze, kuko tuzaba dufite n'ama external market acuruza ayo macoin. Twamaze kubyumva neza ko abantu bacuruza amafaranga ku ikoranabuhanga, icyo twita forex trading online. Namwe muremewe, namwe aka kanya muremewe, ahubwo mubikora mute? Ndagira ngo mbabwire ko aka kanya muri gushakishwa kugira ngo mutange kuri izo skills muziha abantu, baba compense akantu, donc bagira icyo babagenera, ariko ntimubagore. Ariho hano ndi gushishikariza abantu, munyandikire turebe turakora iki kugira ngo abantu tugire ubumenyi ku byerekeye na cryptocurrency n'ifaranga koranabuhanga. Blockchain ni iki? Tumenye ibiberaho ni ibiki. Birababaje cyane kubona umupiyone atashobora kohereza payi kuri mugenzi we. Birababaje kumva umupiyone atashobora guhaha, atashobora kumenya ngo ni iyihe business yamaze gukora KYB muri Pi ecosystem, muri Pi browser. Abapiyone benshi ntabwo bazi kwinjira muri Pi browser ngo bagire n'ibyo bakora. Ni ikibazo. So ibi ngibi rero bigomba gukemuka. Reka twongere mu kindi kiganiro.